ntabwo nzagira gute utekereza ko ari Rugema ari we mwana afite wenyine se ngo arahomba umva nkubwire sibyo nta n'ikintu ushaka kumva ni ibintu bibiri ngiye kuguhitishamo ubyumve uhitemo icyo ugomba gukora umwana uremera kumutanga kwa Nkubito ugasubira mu nzu cyangwa se niba uhisemo kugenda jyana n'umwana wawe ibyo mvuga ntabwo ubyumva uramutanga ntumutanga icyumweru cyo kugira gute iminsi iraguha irahagije uyu ni umunsi wa nyuma nagomba gufata icyemezo cya nyuma sohoka segera vuba ndetse umwana wanjye aramutsaguye sohoka genda ikintu cyumva nabi sohoka se akira mwisohorere uri papa we wamubyaye none kugira ngo abone fata se fata gira vuba fata umva nkubwire reba ndakuvuna wari wavunika se genda hanze iminsi kubone urumva imitsi zakwivunira nyamwanga kumva ntiyanze no kubona urumva umuntu abagutekereza ibintu bizima akagutekereza uburyo ugomba kubaho neza warangiza ukishyira mu kaga n'amambere ni gutya byagenze turakwingiga twe kubaza waturumbutse ongera wohoye genda ohoha nibyo washisemo sibyo washisemo urashaka nkora iki urashaka ngukorera iki urashaka ngukorera iki ohoha nyura hangaha ohoha genda uretse zamu uretse gireyo uretse imbabazi we nta ufite wo kujya njyana umwana wanjye nawe ufite wo kujya Fabi naguhereza umwana agaruke ntabwo natanga umwana wanjye nyine zana umwana mugufashe ugaruke mu rwari ikindi se hari ikibi ntabwo tukwanga nta muntu ukwanga urumva nta muntu ukwanga kora ibyo tukubwiye uramutanga ntumutanga winyerereza kandi ufite ibindi byo gukora harimwe nimba nikosa nakoze ndabizi narakosheje uyu mukobwa arumva Fabi hagurutse ishyamba narabasebeje ariko mwima igihano kingana gutya ese sura umukobwa wawe nyine mu haguruka se w'intera imbabazi narakubwiye ngo hagarara ahangaha manze nakubwira urumva kandi sinzongera kubona uko urusinga kuri iki gipangu kereka niba wemera ibyo nkubwira none ahangaha wanyumvishije sohoka genda fata ibikapu byawe kiriye fata ibikapu byawe dore ngicyo ngaho nasohoka sohoka hoho genda wagiye Fabi iri ni itegeko rya nyuma kizeho uyu mukobwa niba atarimo kumva twebwe ibintu tumubwira sinshaka kongera kumubona naba mpari atemera gutanga uyu mwana sibyo Rugema uyu munsi wa none yaciye bugufi yarize nabyita nko kurira aratakamba nabyita nko gutakamba imbere ya Mukarambara ndetse na murumuna we ariwe Fabiola yagiraga ate rero yavuze ati uburyo ibintu bimeze ati mumbabarire narakosheje naravuze nagumye ku bintu kandi mbizi ko ari ikinyoma narababeshye mugore wanjye mwiza Mukarambara mbabarira arangije Rugema amahane yari yayashyize hasi kuko ubushize yashatse kuyazamura umugore wabona ntabwo bafite aramubwira ati rwose wayazamura wagira ute waramemukiye kandi ngomba kuguha agahano amafaranga yarafasha yakuraho mu rugo nagakimuvugisha no mu nzu mu cyumba ntabwo bari bakirarana Rugema rero yabonye yuko imanza afite imbere ibibazo afite imbere atazabitsinda adafite amaboko y'abo bantu yababwiraga ati rero mumbabarire twongere tuwe umuryango tubumwe dufatanye kurwanya ibiturwanya kuko ibyo ngibyo nubwo yabivugaga Mukarambara disi biriya bintu byose ntabwo yabikoreye yuko yanga umugabo we hoya ahubwo yabikoreye yuko yagiraga ngo umugabo we amushyire ku murongo rero Mukarambara yarize amarira asobanuye yuko mubabariye kuko niba umuntu uri kumubwira kumusaba imbabazi aho kugira ngo anavuge ukabona ko arize bisobanuye yuko nawe yababajwe n'ibintu wari warakoze n'uburyo wari waritwaye n'uburyo nyine witwaraga bikamubabaza akabona nta zindi nzira kandi ikindi ayo marira barimo n'urukundo n'ibyishimo kumva yuko yishimiye yuko uciye bugufi kandi ikindi anagukunda nibyo ngibyo bigaragaza yuko agukunda
Mukanambara rero ibyo bimenyetso byose yabigaragaje, kandi noneho nta nubwo umugabo we yamwitaga Mukanambara, yamwitaga mu izina ry'umwana we, kandi kumwita mu izina ry'umwana we ni icyubahiro kinini cyane. Yamubwiraga ngo mami Simbi mbabarira sinzongera, mami Simbi nciye bugufi. Abaranapfukamye ku kanya hasi ahita apfukama, ubona yuko anezerewe cyane, avuga ati mbabarira. Ntabwo yaraneze nawe ibyo bintu. Ubundi muri tekinike zo gusaba imbabazi urabanza ukemera icyaha, wamara kwemera icyaha ukajya gusaba imbabazi udaseka, ukajya gusaba imbabazi ugaragaza yuko nawe utewe ikimwaro, utewe rwose ubabaye bitewe n'ibintu wakoze. Rero kuba ubabajwe n'ibyo bintu wemeye gusaba imbabazi, ibyo byose Rugema yabyitwayemo. Niyo mpamvu rero arese yinjira, amaze kwinjira aza yanutse cyangwa se atameze neza. Aravuga ati se mumeze gute? Ni sawa. Are rero magambo yese avuga ati mwarambeshye, avuga amagambo menshi, ariko yasoreje ku ijambo rivuga ngo mu gihe mutaba mumaye Anita, mwarambeshye, mwaramujyanye ahantu hirya, nanjye nzashaka akantu nikorera. Fabiola yari yarigize umuntu ngo are yashatse kujya mu kirere ngo Fabiola aramutoresha, ariko uyu munsi wa none ntago byakunze. Ese are abo yaba agiye nawe kujya mu banzi b'uyu muryango? Ese Mukanambara ayo mafaranga aramubwira yarayarebu yarayamaze cyangwa aracyayafite? Ese nibabona bikaze bazayamusubiza cyangwa bazaba barayariyeho usanga birabagoye? Rugema uyu munsi wa none yaciye bugufi, yarize nabyita nko kurira, aratakamba nabyita nko gudakamba imbere ya Mukanambara ndetse na murumuna we ariwe Fabiola. Yagiraga ate rero, yavuze ati uburyo ibintu bimeze, ati mumbabarire narakosheje, naravuze nagumye ku bintu kandi mbizi ko ari ikinyoma, narababeshye, mugore wanjye mwiza Mukanambara mbabarira. Arangije Rugema amahane yari yayashyize hasi, kuko ubushize yashatse kuyazamura umugore wabona ntabwo bafite. Aramubwira ati rwose wayazamura wagira ute, waramemukiye kandi ngomba kuguha agahano. Amafaranga yarafasha yakuraho, mu rugo nagakimuvugisha, no mu nzu mu cyumba ntabwo bari bakirarana. Rugema rero yabonye yuko imanza afite imbere, ibibazo afite imbere atazabitsinda adafite amaboko y'abo bantu. Yababwiraga ati rero mumbabarire, twongere tuwe umuryango, tubumwe, dufatanye kurwanya ibiturwanya. Kuko ibyo ngibyo nubwo yabivugaga Mukanambara disi, biriya bintu byose ntabwo yabikoreye yuko yanga umugabo we, hoya, ahubwo yabikoreye yuko yagiraga ngo umugabo we amushyire ku murongo. Rero Mukanambara yarize amarira asobanuye yuko amubabariye, kuko niba umuntu uri kumubwira kumusaba imbabazi aho kugira ngo anavuge ukabona ko arize, bisobanuye yuko nawe yababajwe n'ibintu wari warakoze, n'uburyo wari waritwaye, n'uburyo nyine witwaraga, bikamubabaza akabona nta zindi nzira. Kandi ikindi, ayo marira barimo n'urukundo n'ibyishimo, kumva yuko yishimiye yuko uciye bugufi, kandi ikindi anagukunda. Nibyo ngibyo bigaragaza yuko agukunda. Mukanambara rero ibyo bimenyetso byose yabigaragaje, kandi noneho nta nubwo umugabo we yamwitaga Mukanambara, yamwitaga mu izina ry'umwana we, kandi kumwita mu izina ry'umwana we ni icyubahiro kinini cyane. Yamubwiraga ngo mami Simbi mbabarira sinzongera, mami Simbi nciye bugufi. Abaranapfukamye ku kanya hasi ahita apfukama, ubona yuko anezerewe cyane, avuga ati mbabarira. Ntabwo yaraneze nawe ibyo bintu. Ubundi muri tekinike zo gusaba imbabazi urabanza ukemera icyaha, wamara kwemera icyaha ukajya gusaba imbabazi udaseka, ukajya gusaba imbabazi ugaragaza yuko nawe utewe ikimwaro, utewe rwose ubabaye bitewe n'ibintu wakoze. Rero kuba ubabajwe n'ibyo bintu wemeye gusaba imbabazi, ibyo byose Rugema yabyitwayemo. Niyo mpamvu rero arese yinjira, amaze kwinjira
aza yanutse cyangwa se atameze neza. Aravuga ati se mumeze gute? Ni sawa. Ari rero amagambo yahise avuga ati mwarambeshye. Avuga amagambo menshi ariko asoreje ku ijambo rivuga ngo mu gihe mutaba mumaye Anita, mwarambeshye, mwaramujyanye hano hirya, nanjye nzashaka akantu nikorera. Fabiola yari yarigize umuntu ngo yashatse kujya mu kirere ngo Fabiola aramutoresha, ariko uyu munsi wa none ntago byakunze. Ese abo yaba agiye nawe kujya mu banzi b'uyu muryango? Ese Mukanambara aya mafaranga aramubwira yarayarebuye, yarayamaze cyangwa aracyayafite? Ese nibabona bikaze bazayamusubiza cyangwa bazaba barayariyeho usanga birabagoye? Rugema uyu munsi wa none yaciye bugufi, yarize, nabyita nko kurira, aratakamba, nabyita nko gudakamba imbere ya Mukanambara ndetse na murumuna we ariwe Fabiola. Yagiraga ate rero, yavuze ati uburyo ibintu bimeze, ati mumbabarire narakosheje, naravuze nagumye ku bintu kandi mbizi ko ari ikinyoma, narababeshye, mugore wanjye mwiza Mukanambara mbabarira. Arangije Rugema amahane yari yayashyize hasi kuko ubushize yashatse kuyazamura, umugore wabona ntabwo bafite. Aramubwira ati rwose wayazamura wagira ute, waramemukiye kandi ngomba kuguha agahano. Amafaranga yarafasha yakuraho, mu rugo nagakimuvugisha, no mu nzu mu cyumba ntabwo bari bakirarana. Rugema rero yabonye yuko imanza afite imbere, ibibazo afite imbere atazabitsinda adafite amaboko y'abo bantu. Yababwiraga ati rero mumbabarire, twongere tuwe umuryango, tubumwe, dufatanye kurwanya ibiturwanya. Kuko ibyo ngibyo nubwo yabivugaga Mukanambara disi, biriya bintu byose ntabwo yabikoreye yuko yanga umugabo we, hoya, ahubwo yabikoreye yuko yagiraga ngo umugabo we amushyire ku murongo. Rero Mukanambara yarize amarira asobanuye yuko amubabariye, kuko niba umuntu uri kumubwira kumusaba imbabazi aho kugira ngo anavuge ukabona ko arize, bisobanuye yuko nawe yababajwe n'ibintu wari warakoze, n'uburyo wari waritwaye, n'uburyo nyine witwaraga, bikamubabaza akabona nta zindi nzira. Kandi ikindi, ayo marira barimo n'urukundo n'ibyishimo, kumva yuko yishimiye yuko uciye bugufi, kandi ikindi anagukunda. Nibyo ngibyo bigaragaza yuko agukunda. Mukanambara rero ibyo bimenyetso byose yabigaragaje, kandi noneho nta nubwo umugabo we yamwitaga Mukanambara, yamwitaga mu izina ry'umwana we, kandi kumwita mu izina ry'umwana we ni icyubahiro kinini cyane. Yamubwiraga ngo Mami Simbi mbabarira sinzongera, Mami Simbi nciye bugufi. Abaranapfukamye ku kanya hasi, ahita apfukama ubona yuko anezerewe cyane, avuga ati mbabarira. Ntabwo yaraneze nawe ibyo bintu. Bundi muri tekinike zo gusaba imbabazi, urabanza ukemera icyaha, wamara kwemera icyaha ukajya gusaba imbabazi udaseka, ukajya gusaba imbabazi ugaragaza yuko nawe utewe ikimwaro, utewe rwose ubabaye bitewe n'ibintu wakoze. Rero kuba ubabajwe n'ibyo bintu wemeye gusaba imbabazi, ibyo byose Rugema yabyitwayemo. Niyo mpamvu rero arese yinjira, amaze kwinjira aza yanutse cyangwa se atameze neza. Aravuga ati se mumeze gute? Ni sawa. Ari rero amagambo yahise avuga ati mwarambeshye. Avuga amagambo menshi ariko asoreje ku ijambo rivuga ngo mu gihe mutaba mumaye Anita, mwarambeshye, mwaramujyanye hano hirya, nanjye nzashaka akantu nikorera. Fabiola yari yarigize umuntu ngo yashatse kujya mu kirere ngo Fabiola aramutoresha, ariko uyu munsi wa none ntago byakunze. Ese abo yaba agiye nawe kujya mu banzi b'uyu muryango? Ese Mukanambara aya mafaranga aramubwira yarayarebuye, yarayamaze cyangwa aracyayafite? Ese nibabona bikaze bazayamusubiza cyangwa bazaba barayariyeho usanga birabagoye? Rugema uyu munsi wa none yaciye bugufi, yarize, nabyita nko kurira, aratakamba, nabyita nko gudakamba imbere ya Mukanambara ndetse na murumuna we ariwe Fabiola.
yagiraga ate rero yavuze ati uburyo ibintu bimeze ati mumbabarire narakosheje naravuze nagumye ku bintu kandi mbizi ko ari ikinyoma narababeshye mugore wanjye mwiza Mukanambara mbabarira arangije Rugema amahane yari yayashyize hasi kuko ubushize yashatse kuyazamura umugore wabona ntabwo bafite aramubwira ati rwose wayazamura wagira ute waramemukiye kandi ngomba kuguha agahano amafaranga yarafasha yakuraho mu rugo nagakimuvugisha no mu nzu mu cyumba ntabwo bari bakirarana Rugema rero yabonye yuko imanza afite imbere ibibazo afite imbere atazabitsinda adafite amaboko y'abo bantu yababwiraga ati rero mumbabarire twongere tuwe umuryango tubumwe dufatanye kurwanya ibiturwanya kuko ibyo ngibyo nubwo yabivugaga Mukanambara disi biriya bintu byose ntabwo yabikoreye yuko yanga umugabo we hoya ahubwo yabikoreye yuko yagiraga ngo umugabo we amushyire ku murongo rero Mukanambara yarize amarira asobanuye yuko mubabariye kuko niba umuntu uri kumubwira kumusaba imbabazi aho kugira ngo anavuge ukabona ko arize bisobanuye yuko nawe yababajwe n'ibintu wari warakoze n'uburyo wari waritwaye n'uburyo nyine witwaraga bikamubabaza akabona nta zindi nzira kandi ikindi ayo marira barimo n'urukundo n'ibyishimo kumva yuko yishimiye yuko uciye bugufi kandi ikindi anagukunda nibyo ngibyo bigaragaza yuko agukunda Mukanambara rero ibyo bimenyetso byose yabigaragaje kandi noneho nta nubwo umugabo we yamwitaga Mukanambara yamwitaga mu izina ry'umwana we kandi kumwita mu izina ry'umwana we ni icyubahiro kinini cyane yamubwiraga ngo mami Simbi mbabarira sinzongera mami Simbi nciye bugufi abaranapfukamye ku kanya hasi ahita apfukama ubona yuko anezerewe cyane avuga ati mbabarira ntabwo yaraneze nawe ibyo bintu bundi muri tekinike zo gusaba imbabazi urabanza ukemera icyaha wamara kwemera icyaha ukajya gusaba imbabazi udaseka ukajya gusaba imbabazi ugaragaza yuko nawe utewe ikimwaro utewe rwose ubabaye bitewe n'ibintu wakoze rero kuba ubabajwe n'ibyo bintu wemeye gusaba imbabazi ibyo byose Rugema yabyitwayemo niyo mpamvu rero arese yinjira amaze kwinjira aza yanutse cyangwa se atameze neza aravuga ati se mumeze gute ni sawa rero magambo yese avuga ati mwarambeshye avuga amagambo menshi ariko yasoreje ku ijambo rivuga ngo mu gihe mutaba mumaye Anita mwarambeshye mwaramujyanye hano hirya nanjye nzashaka akantu nikorera Fabiola yari yarigize umuntu ngo yashatse kujya mu kirere ngo Fabiola aramutoresha ariko uyu munsi wa none ntago byakunze ese abo yabagiye nawe kujya mu banzi b'uyu muryango ese Mukanambara aya mafaranga aramubwira yarayarebu yarayamaze cyangwa aracyayafite ese nibabona bikaze bazayamusubiza cyangwa bazaba barayariyeho usanga birabagoye Rugema uyu munsi wa none yaciye bugufi yarize nabyita nko kurira aratakamba nabyita nko gudakamba imbere ya Mukanambara ndetse na murumuna we ariwe Fabiola yagiraga ate rero yavuze ati uburyo ibintu bimeze ati mumbabarire narakosheje naravuze nagumye ku bintu kandi mbizi ko ari ikinyoma narababeshye mugore wanjye mwiza Mukanambara mbabarira arangije Rugema amahane yari yayashyize hasi kuko ubushize yashatse kuyazamura umugore wabona ntabwo bafite aramubwira ati rwose wayazamura wagira ute waramemukiye kandi ngomba kuguha agahano amafaranga yarafasha yakuraho mu rugo nagakimuvugisha no mu nzu mu cyumba ntabwo bari bakirarana Rugema rero yabonye yuko imanza afite imbere ibibazo afite imbere atazabitsinda adafite amaboko y'abo bantu yababwiraga ati rero mumbabarire twongere tuwe umuryango tubumwe dufatanye kurwanya ibiturwanya kuko ibyo ngibyo nubwo yabivugaga Mukanambara disi biriya bintu byose ntabwo yabikoreye yuko yanga umugabo we hoya ahubwo yabikoreye yuko yagiraga ngo umugabo we amushyire ku murongo rero Mukanambara yarize amarira asobanuye yuko mubabariye kuko
kuko niba umuntu uri kumubwira kumusaba imbabazi aho kugira ngo anavuge ukabona ko arize, bisobanuye yuko nawe yababajwe n'ibintu wari warakoze n'uburyo wari waritwaye n'uburyo nyine witwaraga, bikamubabaza akabona nta zindi nzira. Kandi ikindi, ayo marira barimo n'urukundo n'ibyishimo, kumva yuko yishimiye yuko uciye bugufi, kandi ikindi anagukunda. Nibyo ngibyo bigaragaza yuko agukunda. Mukanambara rero ibyo bimenyetso byose yabigaragaje, kandi noneho nta nubwo umugabo we yamwitaga Mukanambara, yamwitaga mu izina ry'umwana we, kandi kumwita mu izina ry'umwana we ni icyubahiro kinini cyane. Yamubwiraga ngo Mami Simbi mbabarira sinzongera, Mami Simbi nciye bugufi. Abaranapfukamye ako kanya hasi ahita apfukama, ubona yuko anezerewe cyane, avuga ati mbabarira. Ntabwo yaraneze nawe ibyo bintu. Ubundi muri tekinike zo gusaba imbabazi urabanza ukemera icyaha, wamara kwemera icyaha ukajya gusaba imbabazi udaseka, ukajya gusaba imbabazi ugaragaza yuko nawe utewe ikimwaro, utewe rwose ubabaye bitewe n'ibintu wakoze. Rero kuba ubabajwe n'ibyo bintu wemeye gusaba imbabazi, ibyo byose Rugema yabyitwayemo. Niyo mpamvu rero arese yinjira, amaze kwinjira aza yanutse cyangwa se atameze neza, aravuga ati se mumeze gute? Ni sawa. Are rero magambo yese avuga ati mwarambeshye, avuga amagambo menshi, ariko yasoreje ku ijambo rivuga ngo mu gihe mutaba mumaye Anita, mwarambeshye, mwaramujyanye ahantu hirya, nanjye nzashaka akantu nikorera. Fabiola yari yarigize umuntu ngo are yashatse kujya mu kirere ngo Fabiola aramutoresha, ariko uyu munsi wa none ntago byakunze. Ese are abo yaba agiye nawe kujya mu banzi b'uyu muryango? Ese Mukanambara ayo mafaranga aramubwira yarayarebu yarayamaze cyangwa aracyayafite? Ese nibabona bikaze bazayamusubiza cyangwa bazaba barayariyeho usanga birabagoye? Rugema uyu munsi wa none yaciye bugufi, yarize nabyita nko kurira, aratakamba nabyita nko gudakamba imbere ya Mukanambara ndetse na murumuna we ariwe Fabiola. Yagiraga ate rero, yavuze ati uburyo ibintu bimeze, ati mumbabarire narakosheje, naravuze nagumye ku bintu kandi mbizi ko ari ikinyoma, narababeshye, mugore wanjye mwiza Mukanambara mbabarira. Arangije Rugema amahane yari yayashyize hasi, kuko